iwabo mu miryango ntibakundwa, mu rugo iwabo baratotezwa, bagatukwa ndetse bakanakubitwa. Nta nshuti bagira muri rubanda, bafatwa nk'abadafite icyo bamaze. Ku ishuri iyo bangwa na bagenzi babo bigana kandi bakababaye hafi. Babahora ko batavuga, batumva ndetse batanabona. Nyamara barashoboye. Ese bakundwa? Yego nibyo. Barashoboye kandi ni ishema ry'u Rwanda. Ni ibiremwa byahanzwe na Gihanga. Muri inshuti zanjye. Aka kanya duhurireyo. Buryo ikiriho twamaze gufata umwanzuro twari twateranye na staff dusanga akwiriye gusezererwa ukagenda ukamushakira ahandi mu kigo cy'abana bagasoma. Twese hano dutanga umere aha ni mu kigo cy'abihayimana. None ibaza umwana uri mu kigo cy'abihayimana usanze yumye ku gikuta aho mukuru umwana we. Erega buriya abana b'abasore bo bafite ubwenge cyane muri ibyo ngibyo kurusha n'abakobwa. Animate rwose nikumbabarira umwana wanjye ntabwo muziho, gusa nyine mwanya w'umubyeyi ntabyo nari mbizi, ubwo biransaba yuko ntabwo kosa hano ryari rihanga. Gusa mwakwihanganye basi akabanza agakora exam. Ni ukuvuga ngo ushyigikiye ubwitwara. Ntabwo mbishyigikiye kuko nanjye birantunguye kuba umbwira ngo akurura abandi bana, cyangwa wasanga nabo bakobwa ari bo bamwigisha iyo mico. Kuki mwumva ko umwana wundi ntabwo twahanye umusore wenyine n'umwana w'umukobwa nari twaravanye, kandi ikindi nawe tekereza nk'umubyeyi umunsi hano habaye
ikibazo akaboneka umwana utwite, yaje kwiga muri iyo aza ari umwana w'umukobwa, aza yararezwe n'ababyeyi, ahageze asubiye mu mupira w'abatwite. Icyo kibazo uretse twebwe nk'ikigo n'ishuri wowe wagikemura? none se ndabyumva, ariko se nanone ntabwo umwanzuro kumwirukana egizame ziri gukorwa, ubwo se ni ukuri mwakwihangana basi mugirire ngewe abanza kuri egizame hanyuma ibindi, kuko ibyo byose nta na kimwe nari nzi ko akora. ngewe iyo ari mu rugo mba mbona ari umwana witonda. Madame Seni ntabwo nakubwiye rwose murambabarira bati ahubwo byaba byiza umuhamagaje akaza hano. ndabikora kugira ngo mujyane n'ubundi ndamuhamagaze ubundi mujyane, ariko oya nimate ibintu byo kumujyana rwose ndakwinginze rwose umbabarire umwana wanjye kuri egizame. ngewe nzabikosora, ngiye kumukurikirana namukurikirana menye neza koko ko ari byo, kuko ibyo bintu mbwiye ntabwo mbizi ku mwana wawe. erega abana barahinduka nangaha, ubwo se niwe wenyine ukora ibyo bintu? yego mu gihe ariwe twamaze gufata niwe wenyine, ubundi ntibibaho. niyo mpamvu tugomba kwiga umuco ayizana mu bintu ugomba gukurikirana rero nk'umubyeyi, by'umwihariko w'umumama ugomba guhereza umwana mbere. uyu mwana w'umusore nubwo umujyana no muri karitsiye ntumureke yirukanka mu bana b'abasore b'abakobwa, ahubwo umurengeze, umwigishe, umuhugure. afite papa oya ngewe tubana mu rugo. urumva byasaba wamugani ngo ntabwo gukorerwa n'umubyeyi wa n'umugore. oya iryo zina ndibi bivuga gukorerwa n'umugore. animate none se nk'uko mwohereza hano mu rugo akaba yitwara neza, ni nk'uko navuga ngo mwebwe mwamwigishije iyo mico. twavuga byinshi kuko byari ngombwa ko asanga twanavuganiyeho nk'ababyeyi, reka muhamagare aze nawe tumuhereze umwanzuro kuko twashyizeho tukareba igikwiriye muri kumwe, ubundi tuzabitekereza. oya mwihangana rwose mubabarire mumfashe akore egizame ibindi nzabikurikira. reka muhamagare aze abanza kubwira ikosa yakoze muri bakeya. Umesha umva tugasomana n'abakobwa. mbwira Damasi yahereko azahanga, mbwira Damasi yitabaga byihuse.
kabisa pe. Shaka tugende twicara ahubwo tunamena babiri. Umva musore. Ako bite bya cyane uko nakoroheye. Twakwirukanye ari iyihe? Ibijyanye n'ibyo bijyanye n'herekana amaboko mwakoze bamwe gusabye imbabazi ko cyane nuko mugira nyine ibintu by'umubyeyi. Dama ntabwo wambwiye ngo kumbe waje kwiga gusoma nicyo nagutumye. Dama wowe kutareba ariko wowe niko mukobwa ariko uyu mukobwa ni byose bitangiye izina ry'Imana n'umubiri niwe wabitangiye niwe wacu ubwo se umukobwa urashobora gutegera hanyuma urabona atari umukuru niwe washutse ibintu by'imisatsi by'ubwanwa byo gutagaje info ibintu ng'umubebi ibintu ng'umutoto ibintu ng'umwana cyo izo mvugo cyo mu kigo umwana sinzi ikintu namukorera ubu ngiye birambuye buranagiye kumukoherereza yaratunanira nta soni ni ukwiriye gusomana nibyo nagutumye kuki
abana b'ubu nta n'isoni bari guseka. reba uyu nguyu ari guseka. Nta soni. ese ubwo ababyeyi bawe barabizi wowe bagutumye umubyeyi ubu baba uyu nguyu ari gukunda mama wawe arabizi ugira ababyeyi bose. Kubera rero izindi gahunda zihari tugiye gukomeza n'akazi ngombwa ngaho usohokane undi mujyana umwana nawe umubyeyi wawe ndamutegereje. Shami boy. Ntacyo. So naho kuwa mbere ma. Sanjye no bitekerezo. mbabarira abantu bareke bige ngewe udamaseni ndamukurikirana ntabwo Ikibazo cya Damascene. namutumye kwiga ntabwo namutumye kuza gusoma. Ikibazo cya Damascene n'ubundi kumuguha aragenda nagira hanze. Ndabishyigikirana ngiye kubikosora ntabwo nari mbizi kuko iyo ari mu rugo uba ubona ari umwana pe nta n'undi mwana nagira nkawe ariko birantugoye ko yirirwa asomana n'abakobwa kuko noneho akagereka no kongera kumvira ubu si iyo mazi hano nari kuzabimenya. Ariko nawe mbabarira ndakwinginze abanza kureza ibindi nzakurikira. ariko nawe ni ukunyaruka ukahagera ukareba ko iyi myitwarire iri kugenda ihinduka. Ubugeni yashaje cyane yo kumenya ko hari ikiri guhinduka. Uruhare rwawe nagomba kugaragaza nk'umubyeyi. Ariko ntabwo nabareka gutyo ngomba kubarebera hano gakwiriye. Oya nushaka kuba ari igihano kirabagwiriye reba nk'aka gakobwa karacyaraka ejo bundi ngo katwarira ubu uyu nguyu aragushuka kurusha ubwenge. Kunye ntabwo namushutse njye amuzira. Reka kiravuga nta n'isoni ziba soni. Damascene ntabwo nkubabariye ariko ndakwihanganiye. Sibyo? Umwana ashobora gukosa ariko ririya kosa ntabwo ari ikosa ry'abana. Ntabwo abana bakina biriya. Ngiye kubareba igihano rero gikwiriye. Guhera ejo mardi ni ugukopa amakarase yose yo kuri iyi tariki. Shyiramo no gukora amatuwarete no kuzajya bagenda bapfukamye ni kuba igihano gikora. Ababyeyi bishyura amafaranga menshi. Oya mbababarire nta soni ubu nta bindi nagakoze mu rugo byo kubitaho. Urumva kubera ababyeyi hano bishyura amafaranga menshi ngo ntibushaka ko abana bajya kwiyanduza bagira gute. Icyo gihano ntakirengaho nacyo kirahagije. Hano kuri iyi buke hari karase zirenga 18. Ariko animatera bimbabaje n'umubyeyi kohereza umwana wawe ku ishuri akaza akigira mu bindi bitajyanye no kwiga bibabaza umubyeyi n'ukuntu umubyeyi yavunika. Uruhare rwawe rero ni byiza ko bajya barugaragaza. Tugende se uko tuvemo. Ariko nta n'ikinyabupfura mukigira. Haguruka. Haguruka tumuka mu Wowe byo Damascene urashobora ariko nk'ibiyi biri muri kujya he. Genda wowe. Ukabona batanu ukagira ngaho nawe ugenda uce hepfo kandi nongera kubabonana ni ukujya mubyukana rakerete n'itorosho n'imikubuzo mukuriza ukangaha. Mukore make wabaye uretse nkagenda. Dore yambaye impeta Reka museze ndamahagarara aho ngaho ndambanza mvugane nawe ntibatenda. uruhare rwawe rugenda